Muvandimwe nkunda, nje muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze ibiganiro bica kuri uyu murongo, ibiganiro bigendereye kwiga Bibiliya, aho tureka Bibiliya ikisobanura ubwayo kugira ngo mu by'ukuri tumenye ukuri kw'icyo Imana yashatse kutumenyesha ibicishije muri izi mpapuro zera twahawe mu gitabo cyitwa Bibiliya. Nitwa Imana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya dufite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ibanga ryo kurwana ndetse ugatsinda urugamba rw'Uwiteka. Mu busanzwe tumenyereye ikintu bita intambara. N'uyu munsi hari intambara tuzi neza ko iri guhanganisha Ukraine ndetse n'Uburusiya. Hari ibihugu bibiri bihanganye kandi buri kimwe cyose kirashaka kubona intsinzi muri uru rugamba. Harakoreshwa tekinike na tagitike zose zishoboka kugira ngo mu by'ukuri buri gihugu kibone intsinzi. Buri gihugu gifite inyungu kirwanira muri iri ntambara, ariko ni intambara twese turi kubona, nyamara intambara iba ari intambara kandi intambara yose igira ibyo yangiza. None se bimeze gute n'urugamba ruri hagati y'ikiza n'iki? Bimeze gute n'intambara duhura nazo buri munsi? Bimeze gute n'intambara z'iby'iyobokamana? Bimeze gute n'intambara turwana kubera ko dushaka kuzaraga ubwami bw'Imana? Icyo nicyo tugiye kuganira muri aya masaha. Reka dutangize isomo riri muri Zekariya igice cya 4:6, twumva uko havuga. Aravuga ngo, aransubiza ati, ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri, ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uyu Zerubabeli uvuzwe muri iri somo dutangije ni muntu ki? Uyu Zerubabeli ni umugabo wari ufite ishaka ryo kubaka inzu y'Uwiteka yari yarasenwe, kandi haciye imyaka irenga 70 aha hantu harasenwe, ndetse n'abandi bantu baraje bakahatura. Aho ni Buyuda, kuko ubwoko bwa Isirayeli bwari bwarajyanwe mu gihugu cya Babuloni, hanyuma bwari bugarutse bukeneye gusana umurwa w'Uwiteka, bukubaka inzu y'Uwiteka, bugashyiraho imiharuro, bugashyiraho ibintu byose, ariko bwari buhanganye n'intambara zikomeye cyane z'abantu babarwanyaga batashakaga ko icyo gikorwa gikorwa. Maze Uwiteka abicishije mu muhanuzi Zekariya amenyesha uwitwa Zerubabeli ngo umubwire ngo, si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wera. Muri Yosuwa igice cya 1:9 aranditse ngo, mbese si njye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Yosuwa ni muntu ki? Yosuwa yasimbuye Mose ubwo Mose yayoboraga ubwoko bwa Isirayeli buvanye mu Misiri abujyana mu gihugu cy'i Kanani. Mose amajije gupfa, inkuru yo gupfa kwa Mose tubasha kuyibona mu Gutegeka kwa 2, tukabona uburyo Mose yapfuye n'icyatumye apfa. Reka rero niyizire kuri Yosuwa kuko niwe ndeba aka kanya. Yosuwa yahawe umurimo, ariko uyu murimo wari ukomeye. Kuyobora ubwoko bwa Isirayeli byari bigoranye cyane, bwari ubwoko bugoranye, buvunanye, kandi ikindi, igihugu bari bagiyemo cyari gifite abandi bantu bagituyemo bari barakigaruriye. Abo bantu bagombaga kuzirukanwa mu icyo gihugu bakagenda, hanyuma ubwoko bwa Isirayeli bukahatura. Byari ibintu bisaba urugamba n'intambara, ndetse n'urwo rugendo rw'Abisirayeli ubwarwo rwose rwabaga rurimo intambara. Ariko Uwiteka arangije abwira Yosuwa ngo, sinjye ubigutegetse, sinjye uguhaye misiyo, sinjye ukubwiye icyo gukora, genda, ntukuke umutima, ntugire ubwoba, nzabana nawe. Ibanga ryo gutsinda urugamba rw'Uwiteka niyo ngingo turi kuganiraho, kandi ubu hano twatangiye gusogongera tureba ukuntu intambara z'Uwiteka zirwanwa n'uburyo abantu bazitsinda. Kurwana urugamba rw'Uwiteka, nubwo turi buze kugenda dukomeza kubibona, ntabwo bisaba imbaraga. Ubu ngubu ibihugu byo mu isi bigenda birushaho kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare. Narimo nsoma ku mbuga za interinete ko ibihugu byinshi byo mu isi amafaranga menshi bishora mu gisirikare ari kugenda yiyongera cyane, kubera ko buri gihugu kirashaka kwikwizaho ibitwaro bikomeye cyane kugira ngo ikindi gihugu kitazagihangara kikagitsinda. Muzi ibyo guhangana guhora hagati y'Ubushinwa na Amerika, uguhangana guhora hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uguhangana guhora kuri hagati ya NATO ndetse n'ibindi bihugu bitumva kimwe n'ibyo uriya muryango ubereyeho. Mukomeza kumva ibyo guhangana kuba hagati ya Koreya y'Amajyaruguru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye, kandi byose nta zindi mbaraga bashora. Imbaraga za mbere ziba ari za gisirikare, kumva bakomeye mu buryo bwa gisirikare ku buryo ntawabahangara.
nyamara mu rugamba rurwanwa mu ntambara z'Uwiteka siko biba bimeze. Wibuke amagambo yabwiwe Zerubabeli, wibuke amagambo yabwiwe Yosuwa, hanyuma tugiye kureba use case cyangwa se ikintu twakwigiraho cy'ibyabaye kuri Dawidi cy'uburyo intambara z'Uwiteka zirwanwa. Ubwoko bwa Isirayeli bwagiye mu ntambara. Icyo gihe bwari buyobowe n'umwami witwa Sawuli, maze ubwoko bwa Isirayeli bujya mu ntambara. Bwagombaga kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bari bafite umugabo w'igihangange w'intwari uzi kurwana ukomeye cyane. Yari umugabo udashobora gupfa guhangurwa. Yari umugabo ngo munini uzi kurwana w'igihangange. Mureke mbasomere iby'iyo nkuru, amagambo make nagiye ntoranya muri Bibiliya avuga iby'iyo nkuru, maze mwumve uburyo intambara z'Uwiteka zirwanwa. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17 ku murongo wa 8 kugeza wa 11 haranditse ngo, araza wa mugabo w'igihangange w'Abafilisitiya, araza arahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati, kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya? Namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuke ansange, nabasha kundwanya akanyica, tuzaba abagaragu banyu. Ariko nimunesha nkamwica, nimwe muzaba abagaragu bacu, mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati, nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Hano uyu mugabo yarahagurutse yivuga ku ngabo z'Uwiteka, kuko ingabo za Isirayeli zari ingabo z'Uwiteka. Uhereye ku mwami, kuko n'umwami yari ahari, bose arabasuzugura, kandi koko ngo yari afite igitinyiro, nta muntu washoboraga kuba yamuhangara. Maze Dawidi yaje kuri uru rugamba, yari umwana ukiri muto cyane. Yaje kuri uru rugamba azaniye ibyo kurya bakuru be bari ku rugamba. Ahageze yumva umugabo yakomereye, yatutse Imana, yayisuzuguye, yayikubise ku butaka, nta gaciro yayihaye, kandi yitegereje ingabo zitwa ingabo z'Uwiteka, zitegereje asanga zacitse intege, ntabwo ziteguye kurwana, ntabwo ziteguye kujya kuri urwo rugamba. Maze arangije aravuga ati, uwo Mufilisitiya utakebwe. Gukebwa byabaga bisobanuye ko uri Umwisirayeli. Uwo Mufilisitiya utakebwe, ntabwo Dawidi ntiyabyiyumvishaga. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17 umurongo wa 32 handitse ngo, Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Ku murongo wa 37 Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. 43 Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Ndagira ngo mbabwire kuri urugamba Dawidi yaragiyemo, ntabwo rwari urugamba rw'abantu babiri bafite icyo bapfa gusa, ahubwo rwari urugamba rw'ibigirwamana byo mu Bafilisitiya n'Imana ya Isirayeli. Kuko tubasha kubyumva neza tubyumviye muri aya magambo uyu Mufilisitiya ukomeye yavugaga. Hanyuma Dawidi abwira Abisirayeli ati, mwikuke umutima, njyewe igihe nabaga ndagiye intama za data Yesayi, iyi dubu yazaga, intare ikaza, n'indi nyamaswa yose y'inkazi, narayisanganiraga nkayikubita hasi, kandi nkakiza umukumbi wa data. None uwo Mufilisitiya utakebwe abasha gute gutera ubwoko bw'Imana ubwoba? Imana yandinze iyo mu bihuru, papa adahari, n'undi muntu wese adahari, kandi ndikankomeza, iyo Mana izandwanira kandi izansindira.
nkiraha ndagira ngo mwumve uko kwizera k'uyu mwana muto. Nyamara si ukwizera kutafite icyo gushingiyeho. Yari afite ibihamya by'iby'Imana yamukoreye ndetse bikomeye cyane. Umwana we waranesheje idubu kandi ari umwana muto cyane. Wari waranesheje intare, wari waranesheje n'izindi nyamaswa z'ibihangange. Ni gute yari gutinya uwo muntu kandi azi Imana imurwanira uko iteye? Reka twumve amagambo agaragaza icyo Dawidi yari yishingikirijeho ari hano, kuko uyu mufilisitiya nawe ubwe byaramutangaje. Ati se none kunteranya inkoni, kunteranya inkoni, watekereje ko njyewe ndi imbwa? Watekereje ko ndi akagabo gato cyane kangana nawe, wagize ngo ndi umwana ungana nawe uje kurwana nawe? Uyu mufilisitiya nawe ntiyabyumvaga. Yabonaga ukuntu ingabo zikomeye zaje zitwaje ibirwanisho zamutinye, maze reba agasore k'umugenda katagira imbaraga kaje kitwaje inkoni, nawe akumva ibyo ntabyumva neza. Ku murongo wa 45 no 47 arakomeza avuga ngo, Dawidi abwira umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Dawidi yari afite ikintu yishingikirijeho, ntabwo bwari ubwiyahuzi akoze. Yari azi neza ko intambara z'Uwiteka zifite uko ziteye. Intambara Uwiteka arimo zifite uko ziteye. Uwiteka ntakirisha inkota, ntakirisha ingabo, ntakirisha izindi mbaraga za kimuntu, ngo urugamba n'urw'Uwiteka. Yaravuze ati, ndagutsinda ngukata igihanga, nimwe muzadukorera. Hanyuma ku murongo wa 49 kugeza wa 50, Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, arikocora umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Bibiliya ikomeje guhamya ko rwose Dawidi nta bindi bintu bidasanzwe yakoresheje uretse ibuye yashyize mu muhumetso, ubundi akarekura afite kwizera, yizeye ko Imana ya Isirayeli iri ku rugamba. Maze ibuye ukuboko kw'Iteka kurariyobora, riragenda ryinjira mu ruhanga rw'umufilisitiya, ririnjira neza, umufilisitiya yikubita hasi, intsinzi itahana ubwoko bw'Imana. Guhera uwo munsi abafilisitiya batinye ubwoko bw'Imana, ariko iyo ntsinzi yagezweho na Dawidi, bagenzi be abitwa Abisirayeli bagenzi be bananiwe kubigeraho. Kubera iki? Kubera ko intambara z'Uwiteka zigira uko ziteye, zigira n'ibyo zishingiraho, kandi kuzirwana ukazitsinda ntabwo bigendera ku kuba uri kumwe n'abana b'Imana cyangwa uri mu muryango w'abana b'Imana. Hari ikintu kigomba kuba kiri mu mutima wawe kugira ngo ushobore kunesha intambara z'Uwiteka. Reka dufate urundi rugero rumwe muri Bibiliya. Dufate urugero rw'uwitwa Gideyoni. Tumubona mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 7 umurongo wa 2 no 7 aranditse ngo, nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batazanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani, nuko abandi bose nibasubire iwabo. Gideyoni yahamagawe mu gihe Abamidiyani bari baraguye nabi ubwoko bw'Abisirayeli. Maze Gideyoni arahamagarwa kandi ahabwa inshingano zo kuyobora igisirikare cy'Uwiteka kijya ku rugamba kurwanya Abamidiyani. Uko Gideyoni yatoranijwe, mugende mubisome mu gitabo cy'Abacamanza, wenda muhere mu bice by'imbere muri buze kubibona. Uhere kuri gice cya 7 umanuka imbere mu bice 5 6 buze kubona ukuntu Gideyoni yatoranijwe, n'ikibazo cyari gihari cyaratumye Abamidiyani babasha kwigarurira no gusuzugura ubwoko bw'Imana. Maze Imana itoranya Gideyoni. Gideyoni nawe aragenda atora ingabo, maze abantu baza ari benshi, 30,000 baza bahagurutse ngo bagiye kurwana intambara z'Uwiteka. Ariko Imana irangije ibitegereje, ibabonamo abagabo batiteguye rwose kurwana intambara z'Uwiteka. Maze Imana ibwira Gideyoni ngo bazane, bamanure ku mugezi njye kubakugeragereza, turi buze gutoranyamo abagabo bashobora kurwana izi ntambara. Batagenda ari benshi batsinda, maze bakavuga ati, nuko twari benshi niyo mpamvu twatsinze. Imana iravuga iti, batazanyirariraho bakavuga ngo amaboko yabo niyo yabikoze. Ndi bushoze kurwanisha ingabo 300 kandi ziratsinda Abamidiyani uko bangana kose. Maze baragenda bahabwa ikizamini gitsinda abantu 300. Ikizamini cyo giteye gute? Kwari kujya ku mugezi, maze abantu bagashoka amazi.
abagombaga gufata inkota mu kiganza kimwe ikindi bakakidahisha amazi nibo bagombaga kuba batsinze urugamba, naho abagombaga kuba batsinze iryo gerageza, naho abagombaga gufata intwaro zabo bakazirambika hasi bakagenda bakajabagira amazi nk'imbwa, abo bagombaga guhita birukanwa bakava mu rugamba. Maze baragiye bararwana, maze Uwiteka agabiza abamidiyane abisirayeli, ariko ingabo 300 gusa nizo zarwanye, kandi nta n'umwe wapfuye ndetse n'izanagombye kurwana. Byagenze gute? Mu ijoro ingabo za Gideyoni zagombaga guteramo, umwe mu ngabo za Gideyoni ngo yarabyutse ajya mu rugero rw'abanzi babo, maze yumva abasirikare babiri bo mu banzi b'Uwiteka bari kuganira, umwe arotorera mugenzi we inzozi yabonye zimwereka ukuntu bagiye gutsindwa n'Abisirayeli. Nuko wa mugabo w'Umwisirayeli araza ahita abwira bagenzi be ati, muhaguruke tujye gutera ingabo z'Abamidiyani kubera ko Uwiteka yazitugabije. Ababwira ibyo izo nzozi bumvise. Nuko ako kanya umugaba w'ingabo w'izo ngabo arababwira ati, muhaguruke, ndafata amakondera, mufate ibibindi, mukubite n'amakondera, muvuze, ubundi musakuze, turahita dutsinda izo ngabo. Niko Uwiteka yari yapanze urugamba, kandi niko byagenze. Izo ngabo zaratsinzwe, zitsindwa nta Mwisirayeli urwanye, ntawe ukomeretse, ntawe uvunitse, ntawe unaniwe, ahubwo zitsinzwe n'ukuboko k'Uwiteka. Icyo rero nicyo Uwiteka yavugaga ngo kugira ngo Abisirayeli batazanyiyemeraho, ngo bakoresheje amaboko yabo kugira ngo bandwanire intambara. Mvuge inkuru ngezehe? Ese mvuga ibya Mose n'ukuntu bambutse inyanja itukura? Ese mvuga ibya Debora? Ese mvuga ibya Yehoshafati? Ese mvuga ibyande? Bibiliya yuzuyemo inkuru za ngabo z'Uwiteka zirwana zinesha, kandi Imana idakoresheje amaboko y'umuntu cyane, ahubwo ikoresheje imbaraga zayo, kuko Imana igaragaza ko intambara zayo ziba ziteye ukwayo, kandi intambara z'Uwiteka ziba zifite uko zigomba kurwanwa n'amabwiriza zigenga. Hari ikindi kintu zubakiraho kirenze amaboko n'imbaraga. Dusome muri Yobu igice cya 7 umurongo wa 1 haranditse ngo, mbese umuntu akiri mu isi ntafashe igihe mu ntambara? N'iminsi ye si nk'iyo ukorera ibihembo? Reka dusome mu Efeso igice cya 6 umurongo 12-13 handitse ngo, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi ya hano ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ndagira ngo mbabwire yuko bavandimwe, tutagiye mu by'intambara Abisirayeli barwanaga, akaba ari intambara z'Uwiteka, aho bahagurukaga bakajya kurwana n'andi mahanga yarabakikije yabarwanyaga, ijambo ry'Imana ritugaragarije ko natwe turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ubuzima ubwabwo tubayeho hano mu isi ni intambara. Duhora duhura n'ibintu byinshi bidutesha umutwe, ibintu bidukoza hirya no hino, ku buryo urugamba ni urw'ukuri koko dusakirana narwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abanzi baraduhagurukira uko bukeye n'uko bwije, abantu batwangira ubusa, abantu batugambanira, abantu batwanga ntacyo twabakoreye. Intambara iburyo n'ibumoso, kurwaza abana, gufuca abacu, za bizinesi zigahomba n'ibindi byose. Duhora mu ntambara z'ubuzima tubayemo hano mu isi. Nibyo Yobu yavugaga, ese umuntu ari hano mu isi ntafashe igihe mu ntambara? Ndetse hari urundi rugamba nshaka kugira ngo ruze mu bitekerezo byawe, urugamba rwitwa kurwana intambara zo gukiranuka, urugamba rwo kwirwanya ukitsinda, urugamba rwo kugera ku byo Imana ishaka, urugamba rwo kubaho uri umuntu w'inyangamugayo muri iyi si, urugamba rwo kubaho utari urukozasoni, urugamba rwo gutunga umuryango, kandi mu muryango ukahaba uhabeshejwe n'ikintu cyiza, ukahatanga umugisha, urugamba rwo kugira urugo rwiza no kugira ngo uzabyara abana bagira icyerekezo kizima, bazagere ku bintu byiza by'agaciro, urugamba rwo kugira ngo ube umunyakuri aho ukorera, urugamba rwo kugira ngo urwane intambara bizinesi zawe zidahomba, urugamba rwo guhangana n'ikibi kugeza ukinesheje. Izo nizo ntambara abantu biberamo. Urugamba rwo gutuma abagukomokaho n'ababyeyi bawe bagira umutekano, urugamba rwo guhuza n'abo mwavukanye, urugamba rwo gukunda abaguhemukiye. Urugamba turubona ahadukikije, turuhoramo, ni rwo buzima bwacu. Nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru.
iyi myuka ya hano mu ijuru ni iyihe? Ni abadayimoni na Satani ubwo ubayoboye nibo batuma urugamba rwa hano mu isi rurushaho kuba rubi. Niyo mpamvu nubona mugenzi wawe akwanga, nturebe uwo muntu, ahubwo urebe umuri inyuma, ari nawe umutegeka icyo agomba gukora, icyo agomba kugukorera. Naho ubundi uriya we ni indushyi nkawe, nta kindi. Ndagira ngo nkubwire ko hari ahandi uba ugomba kurebera iby'uru rugamba duhura narwo. Nubona abana bakunaniye, ukabona abana banze gufata icyerekezo ubahaye, ntujye urenganya abo bana, ujye ureba uri inyuma y'ibyo bikorwa byose. Niwumva ufitiye umuntu urwango, cyangwa hakaba hari ugufitiye urwango, hari umuntu uri inyuma y'ibyo bintu, ni ya myuka y'ahantu ho mu ijuru. Niyo mpamvu urugamba turimo rurenze ibyo gukoresha amaboko, birenze ibyo gukoresha ubwenge bwacu, birenze ibyo gukoresha n'ibindi byose twatekerezaga. Urugamba turimo ni urugamba rwitwa intambara ikomeye, yatangiriye mu ijuru ikomereza hano mu isi kandi iri hafi gusoza. Urwo ni rwo rugamba nshaka kugira ngo ruze mu bitekerezo byawe, noneho turutsanishe na za ntambara z'Uwiteka twahoze tubona ba Dawidi barwanye bagatsinda. Kandi nkiri hano mbabwire ko Dawidi azwi nk'umusirikare, nk'umwami wabaye n'umusirikare warwanye intambara nyinshi, kandi ko mu izo ntambara nta na rumwe rwamutsindaga. Ni irihe banga yari afite? Iryo banga Dawidi yari afite, nitumara kurimenya turaba tubonye ikintu kizatuma tunesha intambara zose duhura nazo muri ubu buzima. Ngiye kuvuga, ese ni iki gituma umuntu atsinda urugamba mu ntambara z'Uwiteka? Ni iyihe kondisiyo igomba kugerwaho? Kuko nigeze kubivuga ko biba bishingiye ku kindi kintu kirenze imbaraga z'umuntu. Icyo kintu ni iki? Tugiye kubirebera nanone mu ngero dufite z'ibyabayeho kera. Turareba muri Yose igice cya 4:6 baranditse ngo, nuko abantu baragenda bari nk'ibihumbi 3, bagezeyo birukanwa n'abo kuri Ayi. Ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 36, babavana imbere y'irembo ryabo babageza Ishebarimu, babirukana ikijyepfo. Nuko imitima y'abantu isha ubwoba ihinduka nk'amazi. Nuko Yosuwa abyumvise ashishimura imyenda ye, agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Ageza nimugoroba we n'abakuru b'Abisirayeli bitera umukungugu mu mitwe. Ku murongo wa 10 n'uwa 11, nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati, byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye, kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganwe, bakabyiba, bakirengagiza, ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Hano uru rugero duhawe ni aho Abisirayeli bagiye gutera umudugudu woroshye cyane, kandi Yosuwa ahantu hose yagiye gutera, nimwitegereze bateye Yeriko, wari umurwa munini, barawutsinda. Ariko batera ahantu horoheje hatagoye, ku gasozi kitwa Ayi. Ariko Uwiteka kuko atari kumwe n'Abisirayeli, Abisirayeli baratsindwa, ndetse hapfa abasirikare 36 mu ngabo z'Uwiteka. Yosuwa nawe ubwo yabaye nk'utunguwe, kuko Yosuwa nk'uko twabibonye mbere niwe wari wahamagaye n'Uwiteka, kandi Uwiteka aramubwira ngo ntutinye, genda, ndi kumwe nawe. Maze ajya kubaza Uwiteka, Uwiteka amubwira ko hari ikintu Abisirayeli bakoze cyatumye Uwiteka atari kumwe nabo. Icyo kintu ni ikihe? Ubwoko bwa Isirayeli bwe bwacumuye. Hari umwe wo muri bo wari wafashe ibyashinganwe, yabujijwe gufata, aragenda arabyiba, arabijyana bihisha mu ihema rye. Uzabisome hariya uzabibona ukuntu uwo mugabo bamugezeho, bakamushakisha hagati muri bo, bakamenya umuntu watumye bajya gutera Ayi bagatsindwa. Bishatse kuvuga ngo ingabo z'Uwiteka iyo zajyaga kurwana ariko zifite icyaha muri bo, bafite ukugomera Imana muri bo, baratsindwaga. Kugira ngo mpamye ibyo bintu, reka dusome ibyabaye kuri mu gihe cya Samweli, wiyumvire ukuntu hari ibintu bikomeye. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Bukeye Abisirayeli batera Abafilisitiya, bagandika ahateganye na Ebenezeri. Abafilisitiya nabo bagandika kuri Afeka. Abafilisitiya bateza urugamba kurwanya Abisirayeli, bagisakirana. Abisirayeli baneshwa n'Abafilisitiya. Muri iyo ntambara bica abagabo nk'ibihumbi 4 mu rugamba rw'ingabo z'Abisirayeli. Nuko ingabo zigeze mu rugerero, abakuru b'Abisirayeli barabazanya bati, ni iki gitumye Uwiteka tureka tukaneshwa uyu munsi imbere y'Abafilisitiya? Nimuze tujye kwenda isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, tuyikure i Shilo, tuyizane aha, kugira ngo nigera kuri twe idukize amaboko y'ababisha bacu. Nuko Abafilisitiya bararwana, Abisirayeli baraneshwa,
barirukanka, umuntu wese yiroha mu ihema rye. Habaho kurimbuka kunini mu Bisirayeli, hapfa ingabo zigenza n'amaguru inzovu eshatu. Kandi isanduku y'Imana iranyagwa, n'abahungu ba Eli bombi, Hofuni na Finehasi, barapfa. Uyu Hofuni na Finehasi ubundi navuga ko aribo batumye ubwoko bwa Isirayeli buneshwa, kuko bari abatambyi b'Uwiteka. Ariko aba bagabo bari abana ba Eli, umutambyi w'Uwiteka mukuru, bari barananiye Imana, kugeza ubwo bari baratumye abantu bazinukwa igihe igitambo cyatambirwaga i Shilo. Abantu bagomera Imana kubera aba bana b'umutambyi bari baranze kubaha Imana, maze ubwoko bwa Isirayeli bwose bwari mu bwigomeke no kwanga kubaha Imana. Maze bajya ku rugamba rero, bajya kurwanya Abafilisitiya. Bahageze Abafilisitiya barabakubita. Baraje bati Uwiteka yagiye he? Bajya kuzana isanduku y'Iteka, bayikura mu nzu, mu rusengero, bayizana aho ngaho. Bayigejeje ku rugamba, bibwiraga ko hari isanduku y'Uwiteka, kuko Imana yari yarasezeranye ko isanduku y'Uwiteka ingana igaragaza ubwiza bwayo, isone ko Imana ihari. Batekereje ko ubwo bazanye isanduku y'Uwiteka ku rugamba bari buze gutsinda, ariko nabyo ntibyabahiriye. Barakubiswe ndetse n'isanduku y'Uwiteka iranyagwa. Nimutekereze icyo kintu. Bakubiswe kubera iki? Kubera yuko baragomeye Imana. Abahungu, abatambyi b'Uwiteka bakoraga ibyangwa n'Uwiteka, kugeza nubwo bafataga ku ngufu abagore baje gutamba ibitambo. Nako abagore bakoreraga imirimo yo mu nzu y'Uwiteka, ahatambirwaga ibitambo. Namwe nimwitegereze ibyaha bisa gutyo. Baratsindwa. Turi aha ngaha rero, icyo nshaka kubigisha nuko kugira ngo urwane intambara z'Uwiteka hakenewe kwiyeza mu mutima. Kugira ngo urwane nta basirikare ufite, urwane nta ngabo ufite, urwane intambara z'Uwiteka idakoresheje amaboko, ahubwo ukoresheje umwuka wera nk'uko Imana yabisezeranye, bisaba kugira ngo ubu ukiranukiye Imana, ubu ukora ibyo Imana ishaka, ubu wizera Imana. Ari nacyo Dawidi yari afite. Yarushaga ziriya ngabo z'Abisirayeli, zari ziri ku rugamba zitubaha Imana, zitanayikunda nk'uko Dawidi yabikoraga. Reka twumve amagambo noneho y'ibyabaye mu gihe cya Hezekiya. Aya ni amagambo nanditseho avuga ngo urugamba nirugukomerana uzibuka ibi. Mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 32:7 avuga ngo nimukomere mushikame. Aya ni amagambo Hezekiya yabwiye ingabo z'Uwiteka, abibwira Abisirayeli, amajije nawe gushikama, yumva ashikamye ku Mana. Kandi yari agiye guterwa n'umwami wa Ashuri. Umwami wa Ashuri witwa Senakeribu yari yarahiye ngo ararimbura Abisirayeli, arabarimbura bakureho burundu. Maze Hezekiya amajije kwiyunga n'Uwiteka, amajije kwihana ibyaha bye, amajije gutakambira ubwoko bwa Isirayeli, araza arabubwira ngo nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Ese wari uzi ko Uwiteka Imana ari hafi yawe? Ariko wibuke icyo mbajije kuvuga mu kanya. Hari kondisiyo yo kugira urwane intambara z'Uwiteka, ukoresha amaboko y'Uwiteka. Ugomba kuba ufite umwuka muri wowe kwemera kubaha Imana no kugendera mu byo Imana ishaka. Hanyuma uyu mwami w'Abisirayeli arababwira ati nimukuke umutima, mushikame, mwizere Imana. Uri kumwe natwe afite ubushobozi arenze uri kumwe n'abariya. Ku ruhande rwe uriya afite ingabo z'amaboko, twebwe dufite Uwiteka Imana yacu aje kuturwana intambara. Nawe igihe uhanganye usakiranye n'ibyo urwana nabyo muri ubu buzima, ujye wibuka kuri mu ruhande rwawe afite imbaraga kandi kaje kukurwanira intambara. Byagenze gute rero kuri uwo munsi? Maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka, atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo zabo 1,000 n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Bibiliya ivuze ngo iki? Ivuze ko byakozwe na Hezekiya n'ingabo ze? Oya, marayika w'Uwiteka yaramanutse ajya mu rugero rw'ingabo z'abanzi b'Uwiteka, arabica bose, arabarangiza. Abasigaye barirukanka. Senakeribu baragenda, kandi nawe ageze mu murwa we yari yahuye niba atarishwe n'ingabo ze. Uko niko Uwiteka turwanira. Uko niko Uwiteka turwaniraga, dusohoreza ibyo twe tudashoboye, kuko turwana n'ingabo zitameze nkatwe, ari we Satani n'abadayimoni ayoboye. Niyo mpamvu tugomba guhora twiyambaza Imana kugira ngo iturwanire intambara duhura nazo muri ubu buzima.
muri Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza wa 3 handitse ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngahundi namwe muzabeyo. Urugamba turwana narwo hano mu isi ruba urugamba rwo kurwanya icyaha, ndetse n'urugamba rwo kurwana n'ubuzima duhura narwo buri gihe. Ndagira ngo mbabwire yuko ruzarangira abana b'Imana banesheje, abana b'Imana bahawe ubwami bw'iteka ryose, ubwo Yesu Kristo yagiye kubategurira. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo ibanga ryo kuresha muri uru rugamba ni ukubaho dukiranutse twiringiye Imana yacu nka Dawidi, ni ukubaho dukiranutse twiringiye Imana yacu nka Gidiyoni, ni ukubaho dukiranutse twiringiye Imana yacu nk'uko ingabo za Isirayeli iyo zabaga ziringiye Imana yazirwaniraga intambara. Kandi muri iyi ntambara ntituzarinda kurwana nk'uko Imana yabibwiye Yehoshafati, ahubwo Imana izaziturwanira, tujye tureka izabidukorera. Ntimukihorere, Uwiteka azabahorera. Ntimugatukane niba hari ubatutse, niba hari ubabwiye nabi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ugukubise urushyi mu musaya umwe uhindukiza kubite no mu rundi, kuko Uwiteka ari we uturwanira intambara. Abanzi nibaguhagurukira ujye usenga, ubwire Uwiteka akaguhuye nako. Nihagira abakugambanira ujye byose ubyereke Uwiteka maze witurize. Nihagira ibikwisukaho by'ibigeragezo biteye ubwoba, abawe nibaguhagurukira, abo umuryango umugabo wawe mukananirwa kumvikana, abana bawe bakakwigomekaho, abo mu muryango barumuna bawe bashiki bawe, abo muri kumwe bakakwanga bakagira gute, abo mukorana nibaguhagurukira intambara zikaba mbi, bosi wawe naguhagurukira agashaka kugukura mu byo wizera, akaguhagurukira akakurwanya, ujye ubimenyesha Uwiteka maze witurize. Upfa gusa kuba wowe umwubaha. Isomo rya nyuma nshaka kubasomera ni riri mu Byahishuwe 12 umurongo wa 11, aravuga ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Abana b'Imana barwana urugamba rw'Imana kugeza no kugupfa. Niyo mpamvu uyu munsi ubukristo bukiriho, bwagize abapagane ba kera baburwanyije, bugira idini gaturika n'abapapa nabo baburwanyije, kugeza uyu munsi abakristo baracyariho, abaprotestanti b'ukuri. Ndagira ngo mbabwire ko aya mateka yose tuzahiga kuko turi kwiga Bibiliya, byose biranditse, ntabwo ari intambara ngiye kurema. Ariko ubukristo bwararinzwe kugeza n'uyu munsi. Hari abagabo bizeraga Imana barwanye n'imbaraga z'ikibi zashatse guhirika ubukristo zigakura gukiranuka mu isi, bararwanye kugeza ubwo n'uyu munsi abakristo bariho n'abakiranutsi bariho. Kandi Imana yakomeje kunesha, ikomeza kunesha. N'uyu munsi hari intambara, hari urugamba ruheruka tuzasakirana narwo. Satani n'ingabo ze zose, iziriho n'izizaza, zizahagurukira imwe zihuza imbaraga, zizahagurukira abana b'Imana kugeza ubwo zizabambura uburenganzira bwo kugura no kugurisha, zikabambura umudendezo wo guhitamo icyo bashaka, zikabambura umudendezo wabo w'iby'iyobokamana, zikabambura kugeza ubwo Bibiliya ivuga ngo n'isi ubwayo ntibabe kwiriye kuyibamo. Ariko abo bana bizera Imana kuko biringira Imana, biteguye no kwinjira mu rupfu, kandi ari abaneshi kubwo kwiringira Imana. Kubera iki? Kuko bizeye yuko nubwo bapfa babikiwe ubugingo buhoraho, kandi ko Imana ibufite izabubaha. Iri ni ryo banga ryo gukiranuka, ni uko Imana ari yiturwanira intambara. Ngo nabo bamuneshejeje ijambo, ngo amaraso y'umwana w'intama. Ntabwo bavuze ngo bamuneshejeje amagambo yabo wenda se y'ubwenge bize, ntabwo bavuze ngo ni intwaro babitse, ntabwo bavuze ngo nuko bari intyoza, ntabwo bavuze ngo ni izindi mbaraga zidasanzwe bafite. Baravuze ngo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Iri jambo ryo guhamya muryibuke na Dawidi yari arifite ubwo yabwiraga abantu ngo iyankijije mu maboko y'intare, mu maboko y'idubu, mu maboko y'ibindi binyamaswa bikomeye cyane nahanganye nabyo, n'uyu munsi irankiza. Abana b'Imana bazaba bafite ubuhamya bw'ibyababayeho, by'uburyo Imana yabanye nabo ikabarwanira intambara, kandi intambara ikomeye bazaba biratana barwanye bagatsinda ni kamere zabo zananiranye. Abana b'Imana bazarwana na kamere zabo kugeza ubwo bazazinesha, bakaba mu isi bakiranuka badakora icyaha, kandi babiheshejwe n'uko bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo. Niyo mpamvu nkora ariko uyu munsi muvandimwe, kugira ngo wemere kwiyunga n'Imana, wemere kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wemere kujya muri uyu mubare w'abantu Imana irwanira intambara,
kandi ni intambara zose uko zaba ziteye. Wemere kujya muri uyu mubare wabo Imana yita ingabo ze, bazayirwanira kugeza ku gupfa, bazayirwanira kugeza ku iherezo, bakazahabwa ikamba ry'ubugingo. Aba nibo Yesu yagiye gutegurira amazu, kandi nifuza ko nawe wabamo, nanjye nkabamo, tukazahurira mu bwami bw'Imana. Mbigusabiye mu izina rya Yesu.